Ahangaha ni mu rugo rw'imikino, ahangaha ni mu bakunzi b'imikino, ahangaha niho usanga amakuru yose y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ahangaha nta kindi uhasanga ni ubusesenguzi bwimbitse, ahangaha uhasanga ibitego byiza biba byatsinzwe bitewe n'imikino yabaye, ahangaha uhasanga ubutasi cyangwa se ya makuru y'indani ya yandi uba utasanga ahandi hose uretse kuri Sport Journalism Galactic TV. Ndakomeza gushimira abantu bose bakoze subscribe kuko nimwe muduha imbaraga kugira ngo natwe tukomeze kubaha ibyiza tubagezaho. Muri no minsi nta kindi mugiyeho ndimo ndabashakira ama transfer ari ibiri kuvugwa ndetse ari byarangiye transfer zizwi nka rumors cyangwa se ibihuha birimo bivugwa mu transfer. Abakinyi batandukanye n'amakipe ese nibandi baba bagomba kwirukanwa n'amakipe cyangwa se bagomba gutandukana n'amakipe babaga barimo bakinira, nta handi ugomba kubisanga uretse kuri Sport Journalism Galactic TV, aho umenyera byinshi bigezweho kandi byiza bisesenguye mu mikino. None rero nta kindi ngiye kubabwira kuri Byiringiro Rag. Uyu nguyu ni umwe mu basore b'Abanyarwanda bafite impano ikomeye cyane, umwe mu basore bitwaye neza, umwe mu basore bagiye batsinda ibitego bikishimirwa n'abatari bakeya, umwe mu basore bahagurukije imbaga nyinshi, umwe mu basore bakundwa n'Abanyarwanda, umwe mu basore bafite abakobwa beza cyangwa se bafite abagore twavuga ko ari beza ugereranyije n'abandi bakinyi. Nta wundi bamwita Byiringiro Rag. Inkuru ngiye kubabwiraho nuko yamaze kuba yatandukana n'ikipe ya Sand Vikings yo mu gihugu yo mu gihugu cya Suède mu cyiciro cya kabiri. Ni ikipe uyu nguyu Byiringiro Rag yakiniraga ndetse ikinamo n'uwitwa Yannick Mukunzi. Uyu nguyu Byiringiro Rag yagiyemo Sand Vikings iri mu cyiciro cya gatatu mu gihugu cya Suède, abasha kuba yayikinira izamuka mu cyiciro cya kabiri, kandi ubona ko ari umukinnyi genderwaho rwose kuko mu mwaka we wa mbere wabonaga ko uyu Byiringiro Rag ari umwe mu bakinnyi bari beza muri ikipe ya Sand Vikings, ubona ko ari umwe mu bakinnyi bitabazwaga, abakinnyi wavuga ko ari inkingi za mwamba muri no kipe ya Sand Vikings. Babakinyi ubona ko yatsindaga ibitego kandi byiza, babakinyi bayifashe ko yazamuka ikava mu cyiciro cya gatatu ikajya mu cyiciro cya kabiri. Uwo Byiringiro Rag rero umwaka we wa mbere usa nk'uwamuhiriye kuko yatsinzemo n'ibitego bitari bikeya, ariko umutoza waje guhinduka, haza umutoza wa kabiri. Umutoza waje bwa kabiri nawe ntiyaje kuba yatirana kuba yakinisha Byiringiro Rag, nawe yaramukinishije, ubona ko ibintu birimo bigenda neza. Ariko muri no minsi ishize nyuma yaho n'umutoza Torsten Frank Spitzer w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi atangiye kujya adahamagara uyu nguyu Byiringiro Rag mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, hagashira igihe kinini atamuhamagara ndetse atamwifashisha mu mikino. No mu ikipe ya Sand Vikings si byaje kugenda neza kuko umutoza waho bisa nkaho nawe atabikunze, nawe asa nk'umukuyeho icyizere cyo kugira kuba yajya amuhamagara, yajya amukinisha mu mikino igiye itandukanye. Kandi iyo utari muhamagarwa mu ikipe y'igihugu kugira ngo n'umutoza wa club yawe agukinishe biba gakeya, kandi nanone ni ibintu bisa nkaho bifite aho bihuriye kuko niyo utarimo ukinira club yawe kugira ngo ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikipe y'igihugu yifashishe aba ari ibintu bigoye cyane. Byiringiro Rag rero nyuma y'igihe atarimo akinishwa, akabona ko umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi asa nkaho atakimurebaho cyangwa se ngo amuterere akajisho abe yamuhamagara. Bivugwa ko yahisemo kuba yatandukana n'ikipe ya Sand Vikings kugira ngo ashake indi kipe yakwerekezamo, ajye abona umwanya wo kuba yakina n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Frank Torsten Spitzer, abashe kuba yakongera kumubona ndetse akaba yamugarura mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Iyi niyo mpamvu rero nyamukuru yatumye uwitwa Rag Byiringiro atandukana n'ikipe ya Sand Vikings yo mu gihugu cya Sweden, ikipe ikinamo umunyarwanda Yannick Mukunzi we yimazemo igihe kitari gitoya kuko we ayimazemo imyaka myinshi cyane. Ese uribuka Byiringiro Rag mu ikipe ya PFC? Rag Byiringiro ari muntu ki ku ngoma ya Adil, yari muntu ki ku ngoma y'abandi banyarwanda bagiye batandukanye, Jimmy Mulisa. Rag Byiringiro ari muntu ki ku ngoma ya uno rwa Samanzi Yves. Rag Byiringiro ari muntu ki? Uyu Byiringiro Rag ni umukinnyi muri PFC wari ngenderwaho cyane cyane ku ngoma ya Adil Mohamed Erad, kuko wabonaga ko uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda asa nkaho yari yarebagiye umwanya burundu. Kandi mwibuke ko ubwo PFC yirukanaga abakinnyi 17
uwitwa Rag Byiringiro ari umwe mu bari barasigaye ndetse n'umwe mu basigaye batirukanwe n'iyi kipe, kandi ari inkubiri yari yaje itwara abakinnyi benshi cyane b'ikipe ya APR FC, ariko uwitwa Byiringiro Rag we ntiyaje kuba yagenda muri abo bakinnyi bagiye, ahubwo yaje kuba yaguma mu ikipe ya APR FC nk'umwe mu bakinnyi twavuga ko bari ngenderwaho se cyangwa se babonaga ko bafite ahazaza heza mu ikipe ya APR FC. Byiringiro Rag rero ni umwe mu batwaye shampiyona ari kumwe na Mohamed Elad Adil muri COVID-19 nubwo batwaraga shampiyona badatsinzwe, aribwo APR FC twavuga ko yari ikomeye cyane. APR FC yatsindaga amakipe atari make ya APR FC, imwe abenshi bavuga ko ariyo kipe yabaye ikomeye mu myaka ya vuba, ikipe y'Abanyarwanda twavuga ko yari ikomeye cyane yatangaga challenge. Iyo niyo APR FC nababwiraga witwa Mohamed Adil, nubwo ibitagiye bigenda neza mu mikino ya Afurika, aho yakuyemo na Gor Mahia ahandi gakurwamo na AS Monastir, gusa ntibyabuzaga ko iyi kipe rwose wabona ko mu kibuga kuri tapi yabaga irimo ikina neza yitwara neza cyane. Ariko uyu nguyu Byiringiro Rag nyuma yuko agiye hanze y'igihugu cy'u Rwanda naho yakomeje guperforminga neza. Rero amakuru turimo dusumira cyangwa se amakuru arimo atugeraho nuko uwitwa Rag Byiringiro nta gihindutse agomba kuba yaza mu ikipe ya APR FC mu kwezi kwa mbere kugira ngo azabe yakina amezi 6 kugira ngo arebe ko yakongera kubona ikipe yo hanze, kuko ariko abakinnyi benshi ba professionnel babigenza akenshi we aba yumva ko yaza agakina amezi 6 mu Rwanda, kuko abatandukanye n'ikipe mu kwezi kwa mbere, kandi ntabwo wamara amezi 6 utarimo ukina ngo uzabone ikipe ikomeye. Rero biba byiza iyo muri amezi 6 abasigaye, kuko akenshi ku isoso usanga ari hagati mu gice cya shampiyona, uba ugomba gushaka indi kipe uba ukinamo kugira ngo uranse kariyeri yawe, maze mu kwezi kwa 6 muri mercato ndende ube washaka indi kipe nziza ikomeye kurusha iyo wari urimo, cyangwa se indi kipe izajya uguhemba neza. Iyi niyo mpamvu rero amakuru menshi arimo asohoka yerekeza witwa Byiringiro Rag mu ikipe ya APR FC ko agomba kuza akaba yakina amezi 6, kandi mu bigaragara ni APR FC twavuga ko ikeneye abakinnyi bo ku mpande. Nyuma yaho twavuga ko yaguze imfube zirimo uwitwa Godwin Odibo, iyi ngiyi akaba ari imfube ikomeye cyane, ndetse urimo uwitwa Chidiebere ni Odobo, nawe uyu nguyu ni imfube ikomeye cyane. Rero niyo mpamvu nyamukuru twavuga ko APR FC ikeneye witwa Byiringiro Rag kugira ngo aze mu kwezi kwa mbere abashe kuba yakina amezi 6, ndetse n'ibinakunda bakabasha kumusinyisha azayigumemo kugira ngo ubake APR ikomeye igomba kujya mu matsinda y'igikombe cya Afurika, ndetse ikaba yakomeza guhatana kugira ngo itware n'igikombe cya shampiyona cya hano mu Rwanda. Mora mbibabwira kuri Sport Journalism Galaxy TV, nta kintu tubagezaho ni amakuru y'imikino abagezweho cyane. Mukore subscribe, ndabakunda cyane. Ciao ciao.